Muraho neza abanyarwandakazi. Kugira ngo tubamenyeshe ko buri kana buri nguni turi mu bihe bitameze neza by'akababaro. Shano yacu twacishagaho ibiganiro bimwe na bimwe bisekeje mwajyaga mukunda, kugira ngo tubamenyeshe ko kuva uyu munsi ntabwo turi kuyikontorora. Ntabwo turi kuyikontorora, na access na nyeya tuyifiteho. Ubu cyo twababwira tunabasaba nuko ibiganiro byacu ntabwo byahagarara, kuko twebwe turi abakozi twanahera kuri zero. Igiye kujya bica kuri channel yitwa Buri Nguni Icon, mu gihe tutari twahindura izina tuyite Buri Kabona Buri Nguni nk'ibisanzwe. So YouTube channel ya Buri Kabona Buri Nguni yacu ntabwo yibwe kwa kundi wenda ngo bayibwe cyangwa bahaka n'ibiki. Ni ibintu tutumvikanyeho na mugenzi wacu twakoranye kuva kera. Tuzabibasangira, tuzabibabwira. Ni nacyo kiganiro cyane tuzakorera kuri YouTube channel inshyashya Buri Nguni Icon. Mugende mu subscribing. Kandi turahari, twebwe turakomeye, turahari, ntaho tuzahagarara pe, nta kintu kimwe kizadushyira hasi. Buri Kabona Buri Nguni turakomeye. Musubscribing ku channel yitwa Buri Nguni Icon kugira ngo noneho za content mwakunze zisetsa byari nimwadukundiye tuzabibahereza ko byuzuye kabisa, kandi tuzabasobanurira ikibazo ko giteye. Ikindi turabakunda, hasta la vista. Yes, nizere yuko mubyiyumviye aba content creator banyu mwakunze babasetsa, babakorera ibintu byiza, amagambo babibwiriye ni buri kantu ni Buri Nguni, mukunze kwita Buri kantu na Buri Nguni bakorera hamwe nka couple. Mwabanwe couple nango ari abantu bakundana gusa, ni ba bantu bakorana ari babiri cyangwa se buri bintu byose wabara ari bibiri biba ari couple, biba ari couple. Ni Buri kantu rero na Buri Nguni mu marira akomeye, amarira akomeye. Ngira ngo ubonye amashusho Buri kantu we yavuze n'icyo avuga, speechless, yabaye speechless, ntacyo kuvuga afite. Ibi bintu byamurenze, byageze ku yindi ntera. Ariko mu minsi ishize twagiye tubona nyamara amakuru atandukanye, twagiye tunabivugwa yuko iriya YouTube channel atari iyabo. Duterera agati mu ryinyo, iyo nkuru nanze kuyivugaho cyane yuko ntabwo tuba tugomba kuvuga ku nkuru tutarashakira ibihamya, inkuru tutarabonera ibimenyetso. Ariko se wowe bibonye uti YouTube channel ni yandi? YouTube channel ntabwo yibwe. Reka mbanze ngusuhuze rero wowe udukurikiye kuri Iwacu Topic, nere kujya muri byinshi nagusuhuje. Nizere yuko ukomeje kugubwa neza, nizere yuko ibyo urimo birimo bikunda, nizere yuko ibintu ari amahoro. Nanjye ndaho ndatuje, ntacyo nshinja Rurema, ntacyo nshinja Imana. Niyo mpamvu mba mfashe uyu mwanya nkaza kuri mikoro kugira ngo tuganire. Ni fix rero nk'ibisanzwe, YouTube channel cyangwa se umuyoboro ni Iwacu Topic. Mbanje kukwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda. Impamvu ndi kuvuga nuje iyi nkuru nayo ni inkuru ibabaje, nanga ari ngombwa ko novugira hejuru nawe byakubaho. Ya rero banza making sure ko wakanze subscribe, ubundi nurangiza ukande kukazogera uje ubona ikiganiro ku kindi. Uti Buri kantu na Buri Nguni rero bimeze bite? Mu minsi ishize hagaragaye amakuru avuga ko YouTube channel bakoresheje atari yabo, abayatanze tubagira abasazi, ariko nyamara biri kugenda bijya kuyereza. Bo ubwabo bari kwivugira yuko YouTube channel itigize yibwa, ahubwo itari mu maboko yawo, iri mu maboko yande. Amakuru ahari rero avuga yuko ari mu maboko y'umuvandimwe, kandi nabo bavuga yuko uyifite nuwo batabashije kugira ibyo bumvikanaho. Ese aba content creator nk'aba ngaba n'abantu bo gukora bagakomera kuri YouTube channel, ibintu bikananirana kumvikana. Ese yaba managingaga? Ni ibintu byinshi byo kwibaza kuri ino nkuru, ariko haracyashakishwa amakuru akantu ku kandi. Gusa ubugomba kumenya amakuru agezwe, ugomba kumenya aho ibintu bigeze. Rero mwiboneye Buri Nguni ababwira ngo mujye kuri Buri Nguni Icon. Ese iyi YouTube channel ni ya Buri kantu na Buri Nguni cyangwa ni ya Buri Nguni? Rero ukurikije uko ibintu bigaragara, ngira ngo urabona channel ahangaha ndimo nyikwereka kuri YouTube, urabona amashusho ariho, amavideo ariho, ni channel ubona yuko nyine ibintu bya Buri Nguni cyane. Ese byaba bigiye kuba ngombwa yuko Buri Nguni na Buri kantu bakorana, ariko Buri Nguni ari we boss? Yaba ari we ugiye kuba ari boss ayobora akantu ku kandi, ko biragaragara yuko channel niye. Ariko none nureba agafoto kari hejuru, yareba kuri cover photo urebe agafoto gahari, ubwo ngubwo ni ifoto iri inyuma ya profile. Ese iyo foto katari ya Buri Nguni, barongeye bakoresha channel y'inirano, barongeye bakoresha ibitari ibyabo.
ubwo ngubwo ejo nibaba bongeye bari kutubwira yuko channel itari mu maboko atari ayabo. Okay, ibyo tubyihorere, gusa nawe uri mukuru ugomba kwibaza kuri ibi ngibi. Ese buri kantu na buri nguni bapfuye iki na nyiri channel? Ese buri kantu na buri nguni uko bagiye bazamuka bakora neza ibintu bigera ku rundi rwego, nyiri channel yabonye yuko ari we wabigiramo inyungu cyane agakomeza gucuruza ibihangano byabo. Si ibihangano byabo ubishatse wabibona. Bakubwiye yuko rero badatinda gukora ibiganiro, bo ubwabo biteguye kuba bakora ibiganiro, kandi ikiganiro cya mbere bazadusobanurira byose. Reka twebwe dukomeze dutegereje, tuzabihange amaso turebe ngo niki cyabuze, turebe ngo niki cyapfuye, ku buryo usanga abantu twakurikiraga umunsi ku wundi tubona ibintu ari byiza biza kugenda biza kubagendekera gutya cyane. Rero mu minsi yatambutse twagiye tunumva akantu abanyamakuru hirya no hino babandi baba bazanira inkuru zo kubabeshya, bababwira utuntu n'utundi, bababwira ukuntu buri kantu na buri nguni ibintu byabo cyangwa se umubano wabo uri mu marembera bari hafi gutana. Ese koko aya ni ari amahirwe meza yo gutana? Kubera iki batatanye? Bakibura channel bakaye buri wese yaciye ize, ariko still kugeza n'ubu ngubu baracyari kumwe bategura gukoresha YouTube channel cyashya cyangwa se umuyoboro mushyashya barajya banyuzaho ibiganiro. Ubona yuko rwose ari na YouTube channel imeze neza, ubona ko ari na YouTube channel iteye imbere, kuko urabona ko hariho ama video afite ibihumbi 80 ibihumbi bingahe, aba subscribers 17 birananga ari ugutangirira kuri 0, kandi bakubwiye ko no kuri 0 whatever nta cyabaca intege, no kuri 0 bakora nta cyabaca intege. Rero ku bihumbi 17 byabo bagiye gutangirana, reka twitege yuko bazatanga umusaruro mwiza. Ni buri kantu na buri nguni abakomediye bakaba bazi no kwamamaza neza cyane, byo simbigira ibanga, ni abasore bamamaza ukumva ko nawe icyo bakwamamajeho kukigura no kwitabira ku isoko, nawe ukaba wahaha, ukaba wakoresha, wasaba serivisi, wagura ibicuruzwa ari ibya mbere kuri wewe wabakurikiye wumvishe iyi video. Ariko se baragarukana imbaraga nk'izo bari bafite, biraza kurangira bite? Ndagushimira rero weho umurikiye muri mwanya nakugezaga aya makuru yose, na byinshi nakubwira. Cyo nakubwira n'ukujya ukanda subscribe mu gihe ubonye utarakanze, nyamuneka, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya nakajya gucika, kuko ni njyewe ni weho bifitiye akamaro.